wampagurukije natinze ya none nyine natinze igihe ari niki nabwirije arigisha muri iryo joro ngo amare kwigisha mwarimu w'ico kijishe arahaguruka ubwo yamagendaje kubaga inkoko ninjoro araguma arayibaga ninjoro batavuganye na Gikwerere aravuga ati we uyu ni umuntu twaraje ntitwamumenya ati none ibi ni bitangaza abandi batesuni mu makati mureke mbaga inkoko umusore yamyishyira mu pasiteri tuhaye tuburaho twicaza abapasiteri ngo bakaza bashika bakongorerana bakavuga bati ubwo yavuye kure mu minembwe duceceke ariko ngo baceceka batangaye ukuntu yamyaza kicyara hanyuma naho bamuteguye ngo niwe bigisha arigisha Gikwerere babahungu bati noneho biracitse ese iyo tuje kumuhagurutsa twamubwira ngo bisabicara twagiraga gute kuva ubwo baravuga bati sepake minembwe tumenye kuko ifite abakozi batangaje yari yarabyaye andi masantere isantere yiwe yarazamutse ibyara yandi none go uyu murimo w'Imana yakoze bamushira mu rubunga bamwoherereza umutsima ngo bamare bamurekera iyo bakubita ingoma nawe yamaceceka yamagumiye ngoce ngo amare guceceka barinjira hanyuma ngo abone abantu bose bagiye araza bukeya yitoratoza yicara inyuma ngo yishari iri inyuma sinzi umuntu wamubonye ati mwarimu Gikwerere ari hano yarakiri umwarimu ati mwarimu Gikwerere ari hano baragiye baramutambutsa ngo bamwishaze bamamubwira baturigisha natwe dushimira umuyobozi ndetse n'umuvuga butumwa nabitabiriye Imana ibaho umugisha tugiye kuvuga uko umuvandimwe yarwaye akaza no kurangiza amagambo make ariko ndavugaho ijambo rike ku ijoro ryo kuwa gatandatu naraye mu rupfu nanje ubwanje ntaza hondi nari umuvuga butumwa ku cyumweru twari dufite ameza ntegura ijambo riri hariya mu Bakorinto igice cya mbere n'umurongo wa 18 rivuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu ariko twebwe bakizwa n'imbaraga ndaritegura ndaryubaka ndarisoza hazamo n'indirimbo zigera nko muri 4 zijanye nayo magambo numva nanezerewe nari mfite n'amahirwe kuko madame atarahari kuko sinamuderanjaga muri iryo joro yari yaraye ku rusengero nawe nja mu mwuka cyane pe ndyamye nijoro uyu mukuru wacu wapfuye Namira bonaraje andyamira uruhande arambira ngo zuko utegura ijambo rivuga ngo iwacu mu ijuru arankubita cyane ndabyuka ndasenga nti ibi sinzumva neza arongera kandi arankubita arambira ngo byuka uganira ijambo rivuga ngo iwacu mu ijuru ariko se iwacu mu ijuru ndabona amagambo ajanye n'iwacu mu ijuru koko ndasenga ngo senge Imana ndyamye irambira ngo uzarivuge umuvandimwe akubwiye uzavuga ijambo uzigisha kandi ijambo ritajanye n'ameza mukagira Imana nashize ku ijambo ry'umusaraba umuntu arambira ngo nzabwiriza ijambo ngo iwacu mu ijuru ngira ngo turi kumwe mu rusengero muze ko aryo jambo nabwirije timubyibuka ko aryo nabwirije bitajanye n'ameza pe arambira ngo nuja kuri bwiriza uzavuge nk'amagambo 3 none navuze gusa noyabona arambira ngo uzavuge nk'amagambo 3 ngo uzavuge ngo Imana izatwitura ijambo rya kabiri arambira ngo uzavuge hejuru y'intwari zizeye Imana zikimugwa zikaja mu ijuru iyo ni ijambo rya kabiri ijambo rya gatatu uzavuge isinsha muhemwe mukiramo ndaryama numva biratunganya kubera ko nari mbonye ibitekerezo ndabyubaka nabyo birarangira naryo nabwirije ku cyumweru ariko ngira ubwoba bwinshi cyane naje kugera ku rusengero impamvu ngo reka nsubirayo mu by'ukuri mutima wanjye impamvu ngo nsubireyo ndabwiriza neza ndangije nibwo soza nicaye hasi nibwo message yanziye
numva ngiye ahandi hantu reka ndekeraho ubuhamya byenda tuzabuvuga n'undi munsi ariko nari matayarisho mu by'ukuri yo kubona umuvandimwe agiye mu gihe guca mu ijuru. Umuvandimwe ntiyarwaye cyane, yari asanzwe ataka iyi diyabeti twese tugenda nanjye ndayigira n'undi arayigira rwose diyabeti, ariko itari diyabeti ikanganye, atari diyabeti yari yamushira hasi, atari diyabeti yari yamumanura ngo aje kwivuza cyane acakare amererwe nabi agera ahantu. Oya, yari diyabeti yo kugendana isanzwe, yagira crise agahamagara abana bana akababwirana munyohereza udufaranga dukeye bene tunguze uko banyakenya dukorera hano, tukagenda tukamufasha utunini agataha akagaruka akaryama mu nzu akamererwa neza. Habaye mu minsi yavuba nk'ikintu cy'amezi agera muri 3 amsa nk'umuntu igiye kumugeraho ububasha, akaja mu bitaro akagenda akagira y'icyumweru. Muzi ibitaro byahari iwacu kuntu bimeze nabyo bitagira imiti bitagira iki. Umuntu yarambwiye ngo wasigaye bikorera imiti wagapaka kangana gutya kakavana irya mu mushasha ngo akaza kikore mu mushi agenda bunga yagashitsa mu minembwe akazagurisha ikinini kimwe cya paracetamol hafi ngwogura umufuka w'ibinini, birahenda gutyo. Nubwo rero aza kumaza kwivuza, icyumweru cya mbere aragenda agaruka nk'uwakize, icyumweru gikurikiyeho cya kabiri ndiko ndavuga iminsi ya nyuma, noneho nabyo asubirayo arivuza aragaruka gira bene iyo crise agasubirayo. Noneho habaye ejo bundi muri kino cyumweru giheruka, ejo bundi hari kuwa gatanu, umwana umuvandimwe dusigaranye iraruguru nyine komeza kuduha amakuru aratubwira ngo umuvandimwe yarwaye, Reverend Gikwerere yarwaye cyane, ti yarageze cyumweru. Narako mbaza gatabaza atari ku muntu yorwara gutyo tutubwire gute, yari ibintu bikiri mu nzu mwage kwereri apana mwasehumza mwage kwereri gusa yorwara akagera aho hantu. Nibwo ndabajije uriya mwana urarwara nti umuntu yarwaye cyane kandi ageze ahantu, aratubwira nti biri bisanzwe ntimugire ubwoba. Ariko njenje kumubaza mu gikari ndamubaza nti se amezate ngize ukuri neza, arambwira nti umuntu yarwaye kandi mu by'ukuri n'umuntu utarugukira kandi nanje yansezeye, tariko ndakubwiye ntubivuge tugire n'ubibwira. Iryo joro narayemo yo kumusezera mvuga ayo magambo. Araza icyo cyumweru akigira mu bitaro ashike asa nk'ufashijwe. Ku gatanu bamugarura mu rugo, araharara ngo haje kuba mu ijoro, ararwara cyane. Umudamu aramucumbira arariye, ariko yari yariye ageze mu rugo ameze neza, ararya ngo amare kurya aribwa mu nda cyane, aribwa mu nda ku buryo yatangiye kuruka yuzuza ibasi. Noneho aje kuba nijoro ahamagara abandi baturanye arababwira ntembe umuntu yandembanye. Baraza bakaza bamena ngo hamazi, murareba namukunda ngana, bakaza bamena hamazi ngo agahinduka ubusa agahita yuma yambaye n'imyenda. Ngo ariko yari yagize umuriro mwinshi cyane, agira Imana iryo joro ntiyacikana. Buca mu gitondo baragenda baja kuri bya bitaro nanone bya bindi by'iwacu nanga muhamubona, ngo hashike nanone ntiyasayidika, ngo asayidika kanya gatoya, ngo haje kuba ku mugoroba n'ubundi akomeza kuba nabi. Abantu barataha bari bamuriho. Wabe mu gitondo cyo ku cyumweru Reverend Mupenda na Reverend Kagigi baza kumureba, ngo arababwira ngo mugize Imana tingiye gucikanda amaboko y'abana b'Imana, kandi abo n'abagabo tuvukana bakoreye Imana. Arababwira ngo ngiye gucikandira amaboko ngo y'abana b'Imana. Baragumanaho saa 5:50 aracikana. Yasa hari ku cyumweru twese twara mu matorero hano, baduhamagara hirya no hino baratubura, baje kudufatisha nyine nabo bagiye ku marezo. Umuntu acikana cyo yagiye mu gihugu cyo mu ijuru. Bene data muvandimwe, muzavuga ubuhamya, tuzavuga n'ubundi. Abasaza bananiwe kuvuga ariko bazavuga. Afite ubuhamya bwiza. Turashima ko data yabyaye intwari nyinshi cyane cyane mu ijambo ry'Imana. Uwiteka akomeza mu iruhuko ridashira. Amen. Tuvuge ubuhamya ariko ntitubishobora, ntitwobibasha. Mana yake ntitwobasha kuvuga imirimo ya Gikwerere ngo tuyibashe tuvuge ngo nuko ingana, cyangwa ngo tumubabwire ngo nuko ameze. Icyakora
abamubonye ibo bafite uko bamuzi, uko tutavuga barabigumana. Haleluya. Uko tutavuga barabigumana mu mutima, kandi ibyo tuvuga ni ukuvugaho gato. Ndabanza nshima Imana, nshimira umushumba wabwirije. Nariko ntekereza ngo ese arabwiriza gute ni gutavuga, kuko sepaki yari byo twamenyereye. Nukuvuga ngo aba yagiye kubwiriza, umuntu yabanje guhaguruka agashika akababwira ngo muzi gikwerere. Gikwerere n'uyu akamuvuga neza, yarangiza umushumba hari agahaguruka akabwiriza. Amaze nshya kugira ibahati nsanga aramuzi. None nambe utari umuzi wagira gute? Ngaho mbwira icyo wakoraga. Icyatumye dufashwa nuko yaramuzi. Haleluya. Haleluya. Kandi ijambo rya kabiri nshima Imana cyane kubyo Imana yadufashijemo. Uyu mushumba nashimye kuko afite ijwi rirerire ritari rigufi, kuko gikwerere yahoraga abwiriza adafite mikoro, ibintu bizamura amajwi, akabwiriza umukutano w'abantu ibihumbi. Apana mana yake ibihumbi bigeririye, yabwiriza ijwi rikagenda, kandi yatanga haleluya igasa n'iri muntu. Haleluya. Amaze uyu ngo abwirize mbererwa neza. Imana shimwe. Imana izitegura ikintu cyayo. Imana yaguteguye ukazana uriya musaza, yari yabiteguye, yari yabikunze. Imana iguhe umugisha. Turavuga uyu mushumba, sinzi uko tubigenza. Ese bari bavuze ngo tuzaba turi kumwe n'abanyamuzinda cyangwe tureke mvuge gusa? Nariko ngira ngo abanyamuzinda, kuko ari ryo torero yarashumse kandi yabaye mu gihe kirekire. Muhaguruke muze duhagarare hano. Imana ishimwe kuko ndi kumwe n'abanyamuzinda. Aba ni abanyamuzinda. Nagerageje gutekereza kuvuga ngo reka mvuge, ese ndamuhera hehe ko ubuzima bwiwe bwose yabukoreshereje Imana. Yatangiye gukora akiri muto, ari umusore muto, kandi yakijijwe ari muto. Umuntu washobora zenda ngo kumenya igihe n'umusaza hano. Iwe yambwiye igihe yakirijwe n'igihe yamusengeye mu myaka ya kera cyane, arabatizwa. Ariko akaba yari umuntu wagiraga ubushyuke bwinshi. Imana ishimwe. Yagiraga ubushyuke bwinshi no gukunda gusenga cyane. Uyu musaza aravuga ati icyo bakiza aje ku ishuri rya Bibiliya. Arabyemera, aragenda aje ku ishuri rya Bibiliya, araryiga. Amaze kuryiga aza gukora mu muzinda. Muzinda niyo yiyimuhaye, mubona aba ni agace kamwe kaje nkuko natwe tugiye tugira gace. Simvuga itorero ryose rya WTM Sepake ryo muri Sud Kivu, kuko niho yakoreye umurimo kandi awukora munini, ariko cyane cyane mu muzinda niho yararaga, niho yirirwaga, niho yaratuye,
niho bamubonaga, niho bamwumvaga yigisha. Gikwerere Amosi, ndimo mbaye mvuga gutyo, byenda hariho abokenera ngo tuvuge n'iry'ubukristo, ni Gikwerere Amosi. Jewe ndi umupasiteri wa Gikwerere. Mana yake amaze guhabwa isantere ya Muzinda, mbere yabanjije gukorera ikijiji, arakora ari ikijiji iraruha ibisection. Nyuma yabwo ndetse baramutuma, ikanisa rya Sepake riramutuma imirimba. Bimaze kumutuma arabyemera, ariko nyuma ntibyashoboka, kandi yakundaga ubuhanuzi. Umuhanuzi Mariya aramubwira ngo ntugende iriya, usubire mu Muzinda. Kandi ubwo mu Muzinda hariho revera ushoboye ikanisa dukunda bitangaje, ngira umuvugizi, yakoreraga Imana neza cyane, ariko Imana iramutabara vuba. Ataragenda aramubwira ngo garuka usubire mu Muzinda, nza nkureba nkabona ni wewe revera wo mu Muzinda. Ati ugaruke. Araza aja mu Muzinda, ngo ashike mu Muzinda akora umurimo w'Imana. Haleluya. Akorana na ngira umuvugizi neza, barakorana. Ngo buke ngira umuvugizi yitaba Imana, aratabaruka. Ntibarushe bagira ukundi, baravuze bati n'uyu nguyu nabe revera. Abarevera wa Muzinda, ayobora Muzinda neza. Ijambo tumuhamya, Gikwerere yari umwigisha. Yari umwigisha w'ijambo ry'Imana. Yarigishaga mu materaniro manini, arya mbabwiye y'ibihumbi, akigisha mu materaniro matoya. Habe nubwo mwobaye abantu bangahe, bamuhaye isantere afite ibijiji 11. Nibyo yayoboraga. Yari afite ubushobozi bwo kubiyobora neza. Ubushobozi ni ukumenya kumetrize abantu, ukabayobora neza. Twebwe gasuza tuvuga ngo ibijiji, mukagira ngo none ni ibijiji bitoya. Yari amakanisa manini afite abapasiteri benshi. Kisantere ya Gahwera yari section, ariko cyari ikijiji. Rubemba yari section, ariko cyari ikijiji. Ibindi bijiji byari inyuma yayo, bikaba bitoya ariko bikaba byinshi. Arabiyobora neza, abifata neza, tukaba abakristo, kandi aratwubakisha amakanisa turubaka. Nje ndabihamya neza kuko itorero ry'iwacu nari ndimo ryagiraga abakristo bake. Turavuga ngo Muzinda nize kubaka, ariko ngo ashike aravuga ati bazaza, kandi nibatanaza muzubaka. Yatwigishije iryo joro gusa, aratwigisha atubwira ukuntu turi ingingo zishobora kubaka. Nukuri twubaka itorero ku Murindi. Abakecuru nibo bari ko babanza kuja guseha amatofari mbere, kuko twebwe twakoreshaga n'amaboko. Abakecuru yigishije nijoro, ngo buce mu gitondo kazamo n'abakecuru uko baratambuka bahaye biruka kuzana amatofari. Titwamenye ikanisa ryuzuye. Haleluya. Gikwerere twabanye nawe, ari umwigisha mwiza, ari umukozi mwiza, ukorera Imana neza, kandi wiyubaha. Ijambo ryongere wicisha bugufi. Kwicisha bugufi kwiwe, reka mbabwire kuko hari umunsi yagiye mu kivogerwa ngo bashike baramuyoberwa, ari ikijiji. Arahataha baramuyoberwa, bamushira mu rubunga, bamwoherereza umutsima,
ngo bamare bamurekera iyo bakubita ingoma nawe yamaceceka yamagumiye ngo ce ngo amare guceceka barinjira hanyuma ngo abone abantu bose bagiye araza bukeya yitoratoza yicara inyuma ngo yishari iri inyuma sinzi umuntu wamubonye ati mwarimu Gikwerere ari hano yarakiri umwarimu ati mwarimu Gikwerere ari hano baragiye baramutambutsa ngo bamwishaze bamamubwira baturigisha arahaguruka arigisha muri iryo joro ngo amare kwigisha mwarimu w'ico kijishe arahaguruka ubwo yamagendaje kubaga inkoko ninjoro araguma arayibaga ninjoro batavuganye na Gikwerere aravuga ati we uyu n'umuntu twaraje ntitwamumenya ati none ibi ni bitangaza abandi batese ni mu makati mureke mbaga inkoko uriko murumva ivyo kuri yari umwigisha haleluya Gikwerere yari umwigisha mwiza kandi wicisha bugufi ndamuhamya ku nyigisho zo mu Rurambo nababwiye ngo yicishaga bugufi yagiye mu Rurambo ku mukutano ngo ashike ku mukutano wo mu Rurambo abasore bicaza kuko ababa bashemasi basanga yicaye mu ntebe z'abapasteri yarakiri umwana yari muto basanga yicaye mu ntebe z'abapasteri yari yanambaye umupira igipira gusa bene iki yiyambariye kikaba igihungu cy'igisore cyicariye patese uyu musore yamyicara mu bapasteri tuhaye tuburaho twicaza abapasteri ngo bakaza bashika bakongorerana bakavuga bati ubwo yavuye kure mu Minembwe duceceke ariko ngo baceceka batangaye ukuntu yamyaza kicara hanyuma naho bamuteguye ngo niwe bigisha arigisha Gikwerere babahungu bati noneho biracitse ese iyo tuja kumuhagurutsa twamubwira ngo bisabicara twagiraga gute kuva ubwo baravuga bati sepake Minembwe tumenye kuko ifite abakozi batangaje haleluya uwo ni umukozi wacu wakoze neza kandi akorera Imana yicisha bugufi ndagira ngo uko murumvishije ijambo ryongeye akorera mu nsinda araturera nk'itorero yakundaga gusenga haleluya yakundaga gusenga yajaga mu maombi agasenga agatinda yaja mu rwara agasenga agatinda kandi bijiji by'amakanisa yiwe yose yahoraga bisura akabijyamo akadusengesha bitangaje haleluya saho honyine yigishije Gikwerere yigishije mu misozi miremire n'imigufi yigishije muri Sud Kivu yarayigishije kugeza akuka mu Burundi no mu Rwanda ndatekereza ngo naho yageze hano abamubonye babonye akari umwigisha haleluya akora umurimo w'Imana neza uko Imana yawumutumye yarawukoze kandi ubu turi hano duhaye tuvuga iyi mirimo ya Gikwerere yakundaga kuririmba kuri yuriya hayagira yahoraga yigisha agashiramo agakorasi Gikwerere wabona icyuya kiratembye ko kiramanuka bena ukavuga uti uyu munsi duhuye n'ijambo ry'Imana iby'ukuri akatwigisha tugataha tuguwe neza haleluya mu Muzinda yakoze umurimo mu Muzinda yigisha yasibaga kabiri atigishije mu kijiji atuyemo bakamukumbura natwe twaza twabona bariko baraja kuducaguramo abandi ngo ngaho nibigisha tutese iyo baretse Gikwerere akigishaga ubwo twaje twahagera batoyaye mwabakoze mwe nimwebwe bashitse ni mureke Gikwerere twigisha batese njuhaye wakira abashitsi
ninje kandi wigisha ati nimwigishe tukumva sinzi uko biha bitugendera. Haleluya. Yari umwigisha. Kubera izo mpamvu twihanganishije itorero rya Muzinda. Banyiri Muzinda yigishije abana mu Muzinda kuririmba, natwe twarabaririmbyi mu Muzinda. Akaza twakora ihuduma akatwigisha, akatubwira ngo kera uko baririmbaga, akavuga ngo habaga indirimbo z'amazamuka, bahoraga bazamuka bakagenda baririmba indirimbo z'amazamuka. Abaririmbyi ngo bakaririmba, barangiza abahanuzi ngo bagahanura, abami bagatanga amategeko. Haleluya. Abahanuzi bagahanura, abami bagatanga amategeko mu gihugu. Uko niko byagendaga. Baririmbyi niba muzamubona baririmba, bagira impano nziza, ntimukaze muyisuzugura. Haleluya. Haleluya. Abaririmbyi bakaririmba, abantu bakuzura umwuka wera, bagahanura, abami bagatanga amategeko, kuko bo bakurikiraga Imana, bari bazi kuko Imana ariyo izikora biriya ishaka ngo bamere gute. Gikwerere yatwigishiye neza, tugakunda indirimbo, tugakunda ngo turirimbe, Muzinda ikaririmba neza ku mikutano. Haleluya. Kubw'uwo mukozi yigisha itorero neza, araryigisha, ararisusurutsa, ugasanga ikanisa rimeze neza, kandi ukabona umutima wiwe wose wabaga ku itorero. Haleluya. Yubaka amakanisa, ayo makanisa twarimo arayatwubakisha, arayayobora neza, turubaka turatungana. Icyakora hakazagenda hanyuragamo ibindi, ariko twe tuza tuvuga ngo biya biza bicamo gute. Mana yake ni Imana iba yabishatse. Imana iba yashatse ngo abantu bashabuke. Yesu amaze kugenda, abigishwa bashatse kuguma kwigisha muri Yerusalemu gusa, bigisha, ariko akaga ngo kaza, barashabuka. Ngo bashabuke baragenda baja kuvuga ubutumwa yabagiye. Nibwo bwatugezeho. Hamaze nkavuga ngo akakaga tuzoza turakara, ariko nitugera tureke. None so tuvuga ngo bantu ngo baratwirukanye aho, none aha mwobuvuze gute? Icyo njewe noshobora kuvuga, uyu munsi twaraje, abigisha baratwigishije, ideni ni ryacu. Amen. Ideni ni ryacu, kandi no kuba ngo muzigishe, nimba ari Nairobi muzoyigishe ubutumwa bwiza, muzoje no hirya yayo. Abenshi ntako bukwigisha, aba basaza ko murango bushobora kwigisha ikingereza, ariko urubyiruko turabinginze kubw'imbabazi z'Imana, muze mwakabareguka hariya hirya, bagikwerera ico bakoze, mugikwize mu isi, abantu bakizwe bazoje mu ijuru. Haleluya. Gikwerere ndatekereza ngo abakozi ba Minembwe aho bari uyu munsi, Minembwe ifite irungu, ariko n'umugeni batashye bazabikomeza. Haleluya. N'umugeni batashye, batahishije benshi, baratashye, babavuga butumwa, babakozi b'ikanisa, bakora umurimo mu buryo bukomeye. Ariko Gikwerere, icyo mbabwira ni ukuri mu buhamya bwanje no mu mutima wanje, nza mvuga ngo yari inkingi ikomeye yivuga butumwa mu Minembwe, kuko yigishije abanafunzi. Iwe yigishije abanafunzi, aba niwe wabigishije, habe natwe niwe watwigishije. Gikwerere kandi ntiyarobanuraga, yahoraga avuga ngo abantu baza kwiga nibazi, amatorero abantu bakaza, amatorero yose akababwira ngo nimuze ndabigisha ijambo ry'Imana. Hari harabaye amacakubiri, avuga ngo batandukanye na Kadezi.
ariko yarabigishaga nabo. Ndi kubwoba pasiteri wampagurukije natinze ya none nyine natinze iki hari ni iki nabwirije ayiwe sinawuta ijambo turangirizaho turababwiye ngo Gikwerere yakundaga umurimo w'Imana, nirwo rwari urukundo rwe, yakundaga n'abakristo kandi yari yaritanze kubwo murimo w'Imana, none niwo arangirijemo. Yari yarabyaye andi masantere, tiyigishije gusa ngo bihekeraho, yari yarabyaye andi masantere, isantere yiwe yarazamutse ibyara yandi. None go uyu murimo w'Imana yakoze, Gikwerere tumwifurije iruhuko ridashira. Imana imwakire mu bwami bw'Imana. Amen. Atoza abaririmbyi biwe banyitaho, wenyine yanyitayeho biteye ubwoba. Yari inshuti y'abatoya akaba inshuti y'abantu bakuru. Yanyitayeho abaririmbyi ba Muzinda bari hano bankoreye imirimo ikomeye, n'ubu naje hano ari abaririmbyi ba Muzinda bangira. Barampingiye, baranyubakiye kubera muzehe. Ndashima Imana kuko yagiye mu bwami bwo mu ijuru. Haleluya! Ngataba mwihangane, aheza ni mu ijuru, yatashe imirimo yiwe yamukurikiye. Murakoze Imana ibahumurize. Urakoze cyane.